Amazi y'indimu, umutobe w'indimu, umukamuro wayo, umukamuro w'indimu. Ushobora kubyita izina ryose ushaka, nyamara twembi tuziranye nk'ikintu kimwe kidasaba ubwenge bwinshi kukibona no kugitekerezaho. Indimu irarura. Kurura ubundi mu nshinga nyayo yumvikana mu matwi y'abantu benshi ya buri wese ni ugusharira. Uyu munsi hari abantu bemera ko ibisharira burya ari byo byiza ku buzima n'umubiri. Muri abo kandi ntekereza ko nawe urimo. Ntabwo maze igihe kinini ngiye ubwanjye menye ko kurya indimu, kuriya indimu isharira, ari nako ikorera ibyiza byinshi umubiri iyo iwugezemo uramutse wayiriye. Byagenda gute? Ubuzima bwawe bwahinduka iki uramutse utangiye kunywa indimu, umutobe w'indimu buri munsi? Ndabasuje, nitwa Samuel Mugisha, mbahaye ikaze kuri YouTube channel yanyu Télé Montagne Rwanda. Mukomeze mukore subscribe kuri iyi channel yanyu, nibwo muzajya mubona ibiganiro rusange tubagezaho hano. Ibiganiro bikwigisha buri munsi, birihutirwa. Bivuga ko umutobe w'indimu ushobora guha umubiri wawe intungamubiri nka vitamin C ndetse n'izindi ntungamubiri ku buryo ubufasha kuzamura ubudahangarwa bwawo. Ndetse bivuga ko umutobe w'indimu wagufasha gutakaza ibiro bitari ngombwa. Bivuga ko umutobe w'indimu kandi uvura impyiko ndetse ukarinda ukwirema kw'amabuye mu mpyiko. Turi kuvuga gutya gusa ushobora kugira ngo ni imikino, ni amagambo gusa. Nk'ikirahuri kimwe cy'umutobe w'indimu ukoresha amagarama 48 y'indimu kiba gikungahaye ku bitera imbaraga tubaze mu bipimo bya kalori 10.6. Ibi ni urubuga rutanga inama z'ubuzima rwitwa Healthline rubitangaza. Muri iki kirahuri kimwe ushobora gusangamo nibura 21% bya vitamin C ukenera buri munsi, ukabonamo 2% bya acide folate, 1% by'umunyu wa potassium, 1% bya vitamine B1, 1% bya vitamine B5 ndetse na 0.5 bya vitamine B2. Buri indimu, umutobe wayo by'umwihariko utuma umubiri utumagara, muri make urinda umwuma. Ibi bikaba byiza ku buzima muri rusange. Ku bantu bakuru bakina nibura litiro 1.8 kuri 2 z'amazi buri munsi, nibura ngo birinde umwuma. Ku muntu ufite umwuma mu mubiri arangwa no kumva umunaniro, guhorana inyota ikaze, uruhu rwumagaye cyangwa se iminwa, umutwe uryana, gutera k'umutima cyane ndetse no gushyuhirana, tutibagiwe gufungana mu nda. Gusa ndabyumva ntabyo waruzi. Gufata umutobe w'indimu ukawukamurira mu mazi birinda umwuma mu mubiri. Bivuga ko kunywa umutobe w'indimu bituma umubiri ushobora kandi ukabasha gufata vitamin C ikenewe nk'uko bikwiye. Indimu ni kimwe mu bintu bifite vitamin C nyinshi. Vitamin C kimwe mu binyabutabire cyo mu bwoko bwa antioxidant birinda utunyangingo dukoze umubiri wawe gupfa twishwe n'uburozi. Vitamin C intungamubiri ifasha mu ikorwa ry'ibinyabutabire nka collagen, L-carnitine, igafasha mu ikoreshwa rya proteine mu mubiri. Ifasha kandi mu ikorwa ry'ama-antioxidant arinda umubiri indwara, igafasha umubiri kubasha gufata umunyu wa fer cyangwa se iron uhagije, ndetse igafasha mu ikorwa ry'imisemburo imwe n'imwe. Vitamin C ni ukuyisanga iri kuturinda kanseri ndetse n'indwara nk'iy'umutima. Wibuke iboneka mu indimu. Hari ibindi biribwa ibonekamo, gusa kuba wakisanga ufata vitamin C nkeya itari ku kigero cyiza ni ibintu byakubera bibi cyane, nko kwandura indwara, biriyongera, uhorana uruhu rwumagaye, amaso ndetse no mu kanwa, umunaniro, kubura ibitotsi ndetse no gukuka amenyo no gusaza kwayo. Usibye ibyo, indimu yagufasha gutakaza ibiro bitari ngombwa. Uko unywa indimu n'umutobe cyangwa se nk'umutobe, igutegeka kunywa amazi menshi nayo nk'indimu nyine. Ibi bituma wumva uhaze nturye byinshi, ariko kandi bigatuma umubiri ukoresha byose wariye neza, nta kubika ibinure bitari ngombwa, ndetse ahubwo n'ibinure ufite ukabikoresha. Indimu igira amakarori make muri yo, iroroshye kuyitegura ngo iribwe, ku buryo ishobora no gusimbura ibindi binyobwa byinshi bigira karori nyinshi. Akenshi muri ibi dusangamo ibinyamasukari menshi, ku buryo wabasha kugenzura ibiro byawe n'umubyibuho ndetse n'ubuzima bwawe bukaba bwiza hamwe nayo. Ni indimu.
None ibi byaba bivuze ko twayisimbuza ibinyobwa by'isukari? Umutobe w'indimu ni kamere, umutobe w'ubuzima niko wawita. Wawusimbuza ibinyobwa byinshi mu byuzuye amasukari. Nk'ubu kunywa ibinyamasukari kenshi ukabinywa bihoraho, bigaragara ko bitera abantu umubyibuho utari ngombwa n'ibiro birengeje urugero, bigatera diabete yo mu bwoko bwa kabiri, indwara y'umutima ndetse n'indwara y'impyiko, umwijima udasigaye, ukubura kw'amenyo ndetse na gute igaragazwa nko kubyimba amaguru, wasamano ndetse cyane cyane iriri nini, kandi ibyo bikaryana kubi. Umutobe w'indimu wigiramo acide yo mu bwoko bwa citrique. Iyi ifasha mu kurinda utubuye twirema mu mpyiko binyuze mu kuzamura ingano y'inkari usohora ndetse no kugenzura ikigero cya acide cy'inkari zawe. Ku bantu barwara bene utu tubuye dukunda kuzibya impyiko, usanga basabwa kuvanga mililitiro 113 z'umutobe w'indimu mu mazi y'inyunganiramirire yabo, bakabinywa kugira ngo birinde ko bizongera kubabaho ukundi. Citrate, acide citrique, igabanya acide y'inkari, utubuye ikatumenagura nta mbabazi. Ntabwo ubyibuke kenshi, nyamara umutobe w'indimu mbere y'ifunguro ufasha mu igogorwa ry'ibiribwa ugiye kurya. Acide citrique iboneka mu indimu isunikira umubiri n'igifu cyawe kurekura acide mu gifu. Iyo acide ibije gucagagura ibiryo ugiye kurya. Nyamara abantu barwara igifu bagomba kuba maso cyane ndetse no kwigengesera mu gihe bafata umutobe w'indimu, bawufatira ku gifu kibereye aho kitarimo ikintu. Ni gute wategura umutobe w'indimu mu mazi? Igisate cy'indimu gikamure mu mazi angana na mililitiro 230 z'amazi y'akazuyazi cyangwa se akonje. Aya mazi wayanywa yonyine cyangwa se ugashyiramo ikiyiko kimwe cy'ubuki, agasate ka tangawizi, concombre, cinnamon cyangwa se turmeric. Mu gitondo nywa ikirahuri cy'aya mazi y'akazuyazi, bikaba byiza ufite andi menshi yo kunywaho mu munsi wose. Nubwo amazi arimo indimu ari meza, gusa ashobora gutuma amenyo yawe agenda ahongoka kwa kino gice cyayo cy'umweru uko ugenda uyakoresha igihe kirekire kubera ya acide citrique twavuze. Mu kugabanya izi ngaruka, bivuga ko ari byiza kuyanywa ukoresheje umuheha, ukibuka kandi kwimiguza mu kanwa n'amazi meza nyuma y'igikorwa. Imbuto zo mu bwoko bw'amasitro nk'indimu hari nubwo zizamura ikigero cya acide mu gifu, bikaba byatera uburwayi bw'igifu mu bantu bamwe na bamwe. None uratangira kunywa umutobe w'indimu ryari? Nshuti bakunzi bacu, nishimira ko ugumye gukurikira Télé Montagne Rwanda. Ikiganiro naha tugisoreje. Iki kiganiro wagikunze, manuka munsi y'video wandika ijambo rigira riti duhereza ibindi. Nanjye ndashyiramo agatege ndusho kubahiriza ibiganiro byiza kandi byinshi bibigisha buri munsi. Ku kirahuri cyawe ahagana iburyo hariho ibindi biganiro wareba. Mwibuke mukore subscribe, birihutirwa.